Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika, ku badukurikira kuri radiyo zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga. Kuri mikoro hano i Washington DC, uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973, ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize ni uko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage, urwego baba barimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbaho ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu, umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese murisanga ku ijwi ry'Amerika kudusangiza ibyo munyuramo mu mibereho yanyu. Mu byo twifuza ko mwazasigarana ibiganiro bihumuje ni uko amateka twanyuzemo atakomeza gutuma tubona ubuzima bwacu mu mpitagihe. Ni ngombwa ko ayo mateka yatubera urufunguzo rwatuma twubaka ubuzima bushya, dutegura ejo hazaza ku bazadukomokaho. Kuri iyi ngingo, mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese inshuti z'ijwi ry'Amerika. Bimwe mu bibazo mwakomeje kwibaza kugeza ubu iyo havuzwe inkurikizi za kudeta mu Rwanda muri 1973 yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana, ni kumenya abantu bafashwe, icyo baregwaga, naho bafungiwe, uko bishwe n'uwaba yarabishe cyangwa yarabigizemo uruhare ku buryo bwa hafi, naho baba barashyinguwe. Nibutse ko ibiganiro by'ikubitiro kuri iyi kudeta byibanze cyane ku byabaye ku matariki ya 4 n'iya 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1973. Twagiye tugaruka ku bantu bagize uruhare rwa hafi, cyane cyane abakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu. Twabajije kandi abandi bantu bari bafite imyanya ikomeye mu butegetsi icyo gihe, ku buryo inzego bari bashinzwe arizo zari zishinzwe amadosiye y'abanyapolitiki bafunzwe icyo gihe. Ibyo twagiye dukomozaho mu biganiro kandi bikanga bikagenda bigaruka n'abasirikare n'abandi bakozi bo mu nzego zo hasi baba baragize uruhare rwa hafi mu ifungwa, ibazwa n'izimizwa ry'abo banyapolitiki. Amakuru tugenda dukusanya atwereka ko ku bantu bagera kuri 60 bafashwe, abakorewe amadosiye bagera kuri 20, abo bakaba baraburanishijwe rugikubita muri Kamena muri 74 igihe Perezida Kayibanda yaburanaga. Mu kubashakira ibisubizo mwibaza twitabaza abari bahari ibyabaye biba, ni muri urwo rwego twashatse umwe mu bari bashinzwe gukora anketi no gushaka ibimenyetso byahamye icyaha cyangwa ibyaha abari batawe muri yombi. Hari hashize amezi 3 tumutegereje hano ku ijwi ry'Amerika. Izina rye mwari murizi mutaramwumva, ni Komanda François
Burasa mu mwaka w'1973 yari lieutenant afite inyenyeri ebyiri, yari komiseri muri polisi y'igihugu, yasheshwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu muri 73, ahita yinjira mu ngabo z'igihugu nyuma y'itariki ya mbere Nyakanga 73 hamwe na kapitene Garikani Nyamwasa wari G2 muri Etat Major na kapitene David Mutabazi wari komanda wungirije ushinzwe kubakisha ibigo bya gisirikare n'abapolisi, yashyizwe mu kanama kakoza anketi ku bafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 5 Nyakanga muri 73. Kuri twe turibwira no kuri mwe mwakurikiranye ibiganiro uko byagiye bitangazwa, komanda Burasa aziye igihe kuko yari amaze iminsi izina rye rishyirwa mu majwi. Mwarabyumvise mu cyumweru gishize avugwa mu bashobora kuba barabonye bwa nyuma kapitene Dominique Niyoyita, umwe mu bari baduhaye ubuhamya, yari yatangaje ko yaba yariciwe ku Gikongoro, ni mu karere ka Nyamagabe k'ubu. Kapitene Niyoyita ari mu baba barafashwe mu ijoro ryo ku ya 4 rishyira ya 5 Nyakanga, yari amaze kwimurirwa i Kigali avuye mu kigo cy'ibyumba azanywe no gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda. Komanda François Burasa, mbahaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuntumira ku Ijwi ry'Amerika kubera ko nari maze iminsi mbyifuza ngira ngo tuganire ku makuru maze iminsi numva. Murakoze cyane, dukunda abaza ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo baganire n'inshuti zacu. Ibyakuvuzweho ku rupfu rwa kapitene Dominique Niyoyita bifite ishingiro? Byamvuzweho ku rupfu rwa kapitene Niyoyita ntabwo bifite ishingiro. Ntabwo bifite ishingiro kubera ko ntazi uwabivuze aho yabikuye. Umva ku Gikongoro aho hantu muvuga n'ubu ngubu ntabwo mpazi. Ku Gikongoro mu Rwanda ntabwo hazi? Ku Gikongoro muri prefecture ndahazi. Ariko kuba nge narigeze ngerayo kuri prefecture mu kigo cya gisirikare, kugeza kuri uyu munota sinzi naho gihereye. Kuri Gikongoro narahageze mu muhanda mwibarabara ry'Icyangugu, cyangwa se njya gusura abantu mu byayi, ariko kugira ngo nkubwire naho prefecture iri ntabwo hazi. Umuntu w'umusirikare kugeza kuri uyu munota kubwira hari za prefecture zimwe kuko zo mu Rwanda zariho, ariko ntigeze ngerayo ndi mu kazi. Ibyo byo nanjye nigeze kubyumva, hari umuntu uri mu kubivuga nkubitwa n'inkuba. Nibwo bwa mbere rwose ntabwo mpaze. None se nimba ku Gikongoro utarahageze ukaba utahazi birumvikana ntawabiguhora, ariko se mu bantu wabajije muri interrogatoire wakoraga uri kumwe n'abo bamutabazi, wigeze ubonamo kapitene Niyoyita? Umva, ahantu twakoreye interrogatoire ni ku Gisenyi, niho nzi twakoreye interrogatoire ndi kumwe na Nyamwasa na Mutabazi, undi wa gatatu ari njyewe, nari mutoya muri abo bantu. Njyewe nakoraga akazi ku secretariat ya commission d'enquête. Kubera iki bashinze secretariat ya commission d'enquête? Nuko nge nari nsanzwe mbere ndi umupolisi, ari ibyo nigiye kugira ngo nunganire abo bandi mu byo kwandika za procès verbaux, guklasifiya no kohereza nuko bohereza amadosiye kwa procureur. Niyo rero nakoze. Uretse aho ngaho rero twakoreye interrogatoire, nta handi hantu nzi twagiye gukorera ako kazi. Twari dushinzwe tugatangiye kugeza tukarangiza muri 74. Naho rero uwo muntu witwa Niyoyita nshobora kukubwira ko personnellement ntamuzi, kubera ko njyewe nabaye umupolisi muri Kigali, ndi umusore ndi sous-commissaire
urumva rero baduha iyo misiyo ya komisiyo d'enquête tuyihawe na komite pour la paix et l'unité nationale ko ni nyuma ya coup d'état directement twayihawe turi batatu wari ukuriye uwo nguwo ntuzi Nyamwasa wari jede muri eta major uwo Mutabazi ntabwo nari muzi bari bwo bwa mbere duhuye ubwo dutangira akazi dutyo tukarangiza dutyo muri 74 nta bindi nzi. Wabahaye akazi ko kujya gukora ayo interrogatoire ninde? Ni Kavaruganda, ni Lizinde, ni President Habyarimana, ni Serubuga? Ninde wabasabye kujya gukora izo za interrogatoire? Umbabarire kubera ko ntiruka amatariki neza. Ndabyumva. Ariko nyuma ya coup d'état njewe baje kuntumaho ko nitaba kuri presidence. Aho kuri presidence mahurira nabo bagabo bandi babiri, Mutabazi na Nyamwasa. Tujya muri presidence ariko mu biro byahoze ari bya Sûreté Nationale. Haza Colonel Kanyarengwe yoherejwe na Comité pour la paix et l'unité nationale atubwira ko baduhaye misiyo yo kwihuta kugira ngo dutangire hakiri kare kugira ngo za classe zitasiba dutangira akazi ko gushaka des éléments d'enquête. Icyo gihe procureur yaratarabanome na directeur de la sûreté yaratarabanome donc twari mu biro Kanyarengwe yari yarahozemo directeur de la sûreté nationale. Turamubaza tuteze turahera he noneho yihutira kujya gushaka amadokima aho yarazi bayashiraga bayabikaga asanga utubati twose turimo ubusa kandi turafunguye. Aratubwira ati rero aya madosiye uko mbibona yarateruwe ntabwo yabuze mugerageze gushakisha hana hatubwira mu magambo make. Atubwira ko nawe asubiye muri Comité pour la paix et l'unité nationale kw'ibyo bazajya batubonera za information naho dushobora gushakishiriza twagenda tugakusanya les documents mu gifaransa nakwita éléments de preuve sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda n'ibimenyetso. Ibimenyetso. Ubwo rero twahise dutangira ku kazi yari yaduhaye orientation. Twihutira kujya muri presidence mu biro bitandukanye tuhasanga amadokima amwe ya manuscrit n'ibiki turayakusanya. Twihutira kujya kwa president de la République aho yaratuye yari afite un bureau privé. Iyo bureau privé Perezida Kayibanda yayigiriraga urufunguzo rwe rwenyine ngo hari umuntu w'umusekreteri wakoragamo isuku ariko amuhagarikiye. Aho rero niho twakuye amadokima menshi twagendeyeho dukora za enquête. Ayo madokima yari mwiki rero? Rero kugira ngo byibuke gerageza kwibuka kubera ko kugira ngo utangire ukora nketi kubwira amadokima abiri très important. Harimo SOS alerte mon général. Iyo dokima niyo ya déclenché coup d'état. Harimo ibaruwa ya Kanana Minadabu ngo wari yari perezida wa Cour d'appel mu Ruhengeri. Yari perezida wa Cour d'appel mu Ruhengeri. Iyo baruwa yari nk'amapage amwe ntabwo kibuka. Ubwo rero harimo n'andi madokima ntakibuka yerekeye za mutation ya zaba officier supérieur ndetse n'abandi bagombaga gukurikiraho. Ntabwo nkibyibuka neza ariko harimo ibintu. Icyo ngiye kukubaza ni uko iyo ugiye gukora nkete cyane cyane nkawe wize imirimo ya gipolisi ni uko uba ushaka ibimenyetso byo kugira ngo umuntu ahamwe n'icyaha cyangwa se agihanagurweho. Hagomba kuba hari icyaha cyakozwe kugira ngo umuntu akora nkete.
mwebwe mwakoraga nkete hakozwe ikihe cyaha, ni ikihe cyaha mwashakiraga ibimenyetso? Icyaha ibyo bari badusobanuriye tugomba gushakira les éléments de preuve n'amadokima ajyanye n'ibintu byabanjirije kudeta. Ibintu rero byabanjirije kudeta ni byinshi. Hari imidugararo yabaye mu gihugu muri 73 birakomeza biza kugera mu kwezi kwa gatanu. Hari imidugararo yabaye mu ngabo cyane cyane muri Kankanombe. Hari abavugaga ko hari abasore b'abasekare bashaka gukora kudeta cyangwa se bashatse kuburizamo kudeta. Uko ngewe mbizi ntabwo ari uko ngo byagenze bite? Ntabwo nzi uko byagenze ariko siko byitwaga. Kuko ngo hari ibintu byari byabaye i Kanombe à la date du 19 mai 73. Bivugwa ko abasirikari bari bacitse mu bice bibiri, le sud et le nord. Bikavugwa ko abo muri sud baba barabyutse, abo muri nord bakora. Bikavuga ko abo bo muri sud hari gahunda bari bafite yo kuba bakora coup d'état contre le nord. Ubwo rero byaje gupfa uko byapfuye. Ndumva abategaga ingabo babizi, le commandement yari ibishinzwe iyo yisubiyeho. Bize kumvikana neza kugira ngo abatwumva. None se wakora coup d'état contre le nord? Le nord ntabwo ari ifite ubutegetsi. Coup d'état ni ukuvanaho ubutegetsi buriho ukoresheje ingufu za gisirikare. Abo basirikare bari gukuraho ubuhe butegetsi bwo muri nord, ko nord nta butegetsi yari ifite, ubutegetsi bwari mu Nduga? Ntabwo yari coup d'état militaire yo gukuraho ubutegetsi bwariho. Kwari kwigaranzura abategetsi bakuru bagise le commandement y'igisirikare. Birumvikanye noneho. Kuko iyo babyitaga coup d'état gutyo du sud contre le nord, ariko dans le cadre militaire gusa. Akomakuru nayikoraho. Reka noneho dusubire ku Gisenyi. Ubwo rero babashyize muri mu itsinda ririmo Mutabazi, ririmo Nyamwasa, mugiye ku Gisenyi, mutangiye interrogatoire. Tubwire abantu ba mbere mwabajije ni bande, mwababajije iki, babashubije iki? Umva ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe, twagize dute. Ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa 4 rishyira 5 Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri. Amfete tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba ko abo bantu uko bahari. Mukanya wavuze yuko mwagiye muri presidence, mu Perezida Habyarimana ntabwo mwabonanye muri presidence, mwabonanye na Kanyarengwe gusa. Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe, wari ukurikiye, wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Comité pour la paix et l'unité nationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye. Nizo Perezida Habyarimana yaramutumye. Nizo yaramutumye. Reka no dukomeze. Mugiye mu Ruhengeri gukora nkete abantu 18. Tugiye kureba abanyururu. Tugezemo usanga bameze nabi. Ubuzima uhagaze nabi cyane. Kubera kutarya cyangwa kura ko bakubiswe? Uko twabibonye mu Ruhengeri harakonja. Abo bantu bari basanzwe ari abakadre politique n'abafonctionnaire, bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye, kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima. Bahura n'icyo nakwita
stress twabivuga ngo iki mu kinyarwanda ni ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali chef d'equipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi k'abantu badafite ubuzima muri make bari intere Komanda Burasa ngiye kugusaba ikintu kitagoye igitekerezo kandi uhita unsubiza ndifuza gutumira hano ku ijwi ry'Amerika Madame Niyoyita Asteria ndetse na Apollinaire Bikorimana nkabahamagara bakazana ku ijwi ry'Amerika bakagira icyo bakubaza. Madame Niyoyita washakanye na Kapiteni Niyoyita na Bikorimana kubera ibyo yavuze ku cyumweru gishize, mbahamagare muganire, urabyiteguye? Bahamagare tuganire rwose, ndabyiteguye. Washington, ijwi ry'Amerika. Nk'uko nabibabwiraga mu kanya, akanama kari gashinzwe gukora nketi kari kagizwe n'abantu batatu. Abo bari Kapiteni Gallican Nyamwasa, ni nawe wakayoboraga, Kapiteni David Mutabazi na Lieutenant François Burasa wari umwanditsi. Mu bantu 18 babajijwe mu ikubitiro kandi benshi bari bahuriye ku kuba barafashwe mu ijoro ryo ku ya 4 rishyira ya 5 z'ukwa 7/73, harimo na Kapiteni Niyoyita Dominique utaragarutse iwe kuva yahamagarwa muri Etat Major mu ijoro rya kudeta, n'umuntu na n'ubu tutaramenya izina kuko yahamagaye benshi ngo bitabe muri Etat Major cyangwa se kwa Ministre kanaka ntibagaruka. Gusa ariko mwabyumvise ko François Burasa avuga ko atigeze agera ku Gikongoro, ko abantu bose yabahatiye ibibazo ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Avuga rero ko atibuka abaza Kapiteni Dominique Niyoyita. Amaze kumva ikiganiro cyo ku cyumweru, Madame Niyoyita yari yambwiye ko agiye gutangira ikiriyo, ko amenya aho umugabo we yaguye. Maze kumva ibyo Komanda Burasa ambwira, nifuje guhamagara Madame Niyoyita ngo mbandwe habona mumuhe amwibarize ikimuri ku mutima. Allô? Oui, Madame Niyoyita, makuru yanyu? Makuru ni meza. Ni venu hano ku ijwi ry'Amerika. Yego. Nagira ngo nkubwire ko ndi kumwe na François Burasa kuri telefone. Burasa? Ndi kumwe na Burasa kuri telefone, arimo arakumva. Nagira ngo umwibarize ibibazo ntibikugore, nyihanganire ibyo Apollinaire yavuze ku mugabo wawe. Nagira ngo Burasa ubimwibarize hano. Bwana Burasa, uramwumva nawe? Ndiho ndamwumva. Madame nguwo François Burasa, akenshi na kenshi murantuma, ariko uyu munsi mwibarize. Murakoze bwana munyamakuru Veniste, kandi nshimiye na François Burasa kuba yemeye ko tuvugana mu kuvyerekeye umugabo wanje Niyoyita Dominique. Twumvise umuntu watanze ubuhamya avuga ko waba uri umwe mu bishe umugabo wanje Niyoyita Dominique. Wowe ubivugaho iki? Urakoze madamu kumbaza icyo kibazo. Kandi nanjye narabyumvise ibintu byavuzwe na Apollinaire. Yego. Nkubwije ukuri na Venuste twari twamaze kubivuganaho. Umugabo wawe mu byerekeye mu gisirikari yarandutaga, yari mukuru. Nari umujene w'umupolisi, nakoze i Kigali, nta handi narinze mva no muri arume muri 82 gukora i Kigali. Nk'uko namusobanuriye, njyewe nabaye membre wa komisiyo d'enquête. Nyamwasa ari udukuriye, akurikiwe n'undi witwaga Mutabazi. Abo bari abantu bo muri Garde Nationale. Nanjye ndi umupolisi nasura secrétariat y'iyo komisiyo d'enquête. Namusobanuriye ko hari abantu koko
twakoreye za interrogatoire bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu Nyakanga. Ariko umugabo wawe kapitene niyo yita ntabwo twari tuziranye pe, ntabwo twari tuziranye. Komeza ndaza kongera nkubaze. Ntabwo twari tuziranye, nari muzi mu izina gusa. Icyo gihe nanjye ntabwo nari mukuru, nari mfite imyaka 26, nari isukomiseri. Ibyo uriya mugabo Apollinaire yavuze ndagira ngo imbere y'Imana n'abantu ubwire ko ari ibihimbano, ari ibinyoma byambaye ubusa. Njyewe ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu aho avuga ku Gikongoro ntahari, naba narageze muri prefecture ya Gikongoro kera, ni wenda ndi ku muhanda ndi Kiyangu cyangwa se ko nigeze no kugera mu Kitabi, ariko njya ku Gikongoro muri iyo myaka yakurikiye kuri Beta cyangwa se nkajya gukorera n'akazi. Kiriya ni ikinyoma. Madamu ndakwihanganishije imbere y'Imana n'abantu, bikora Imana yarabeshye. Ni nacyo cyatumye ntekereza ko ngomba kumurega, noneho muri urwo rubanza mwese mukazarukurikira akavuga uko ibyo bintu abizi, kuko niba yarabivuzeho cyangwa se niba hari ahandi yabikuye. Naho ubundi madamu ushyira umutima hamwe, narabyumvise numva ko ari inshamugongo kuri wowe no kuri nje, ariko ndagira ngo nkwizeze ko narangije akazi ko kubaza abantu hamwe n'abagenzi banjye muri 74. Ibyabaye nyuma ya 74 ku Banyururu ni ibintu nanjye namenye nyuma, ariko ntabyo nakozeho. Nibyo ngibyo ndikubwira. None se kuri izo za enquête wumva wakoze niyo yitariye wamukozeho? Venuste yabimbajije. Musubize rwose kora nkaho mu mwiganirira mwe buganye. Ufite bavuganye na Venuste nanjye mbwira ibyanjye. Nta liste mfite mu mutwe y'abantu twabajije muri icyo gihe, na liste twari dufite bari baduhaye ntabwo binza mu mutwe byo kuba narahuye na niyo yita, nta binza mu mutwe. Umuntu witwa Myandagara waba umuzi, umuntu wenda waba yarakoze mu gisirikare, nta iryo zina ntacyo rikubwira? Oya, ntacyo rikubwira. Bari rwa Ildefonse nta kintu muziho, ntabwo muzi. Nzabarirwa ndamuzi kuko twinjiriye rimwe muri école d'officier mbere yuko twebwe duhitamo kujya mu gipolisi. Ni ukuvuga ko turabo muri promotion imwe ya 8 ya Garde Nationale. Nta kindi nzi kuri Nzabarirwa. Nta kindi uzi, ntabwo mwigeze muhura muri mu kazi, haba ku Gikongoro cyangwa se haba ku Gisenyi aho wakoreraga? Oya, mu kazi ntabwo nigeze nkorana na Nzabarirwa. None ubu uretse uyu mudamu wa niyo yita murimo muvugana, hari n'abandi benshi bapfakazi bafatiye ku byavuzwe, baravuga bati uwo kapiteni Burasa turamushaka kugira ngo adusobanurire. Niyo mpamvu Ngizimana madamu kamwemeye kuza, madamu niyo yita akaba yemeye kuza kugira ngo nawe ukemera kumuvugisha no bakemera kugira ngo muganire muri kano kanya. Abo bandi bose batari hano Bwana Burasa, abo bandi bose batari hano urababwira iki? Bibumbire hamwe ugira icyo ubabwira bacyumve, kugira ngo ejo mutazahurira mu nzira bakagutera amagi. Ngewe icyo nababwira nuko umuntu waba afite ikibazo cyari cyo cyose, ngewe ashobora kumbaza nkamubwira, kuko nta kindi nakoze uretse kuba nari muri gurupe y'abantu 3 bakoze jenoside. Nta muntu wigeze yitaba Imana turiho tumubaza, ntawe nzi. Nta muntu wigeze dukorera iyicarubozo, kubera kuko twari 3 ntabwo twari tuziranye. Batudezinye gutyo, turangiza akazi gutyo, nta muntu nzi twaba twaragiriye nabi. Ibindi niba hari umuntu utekereza ko hari umuntu we naba narahuye nawe, nkaba ntabibwiye Venuste, aho ngaho bazamba barire, nta muntu nigeze ngirira nabi. Abo mwakoranaga abandi babiri ni bande? Ni Mutabazi David na Garikani Nyamwasa niwe yatangiriyeho. Ubwo rero
wundi yari procureur general wadukoreshaga nta bandi bantu twigeze dukorana nabo. Madame Niyoyita, hari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza? Ntawe ugomba kuniganwa ijambo hano ku Ijwi ry'Amerika. Niba ari ikibazo ushaka kubaza ukimubaze mbere y'uko dusezera. None se niba avuga ko yafatanyaga n'abariya bandi bari mu kintu cyo gukora ngo niba ari iperereza, sinzi ukuntu yabivuze, abo bantu bacu niba barakoze amaperereza bavugaga ko babafungiye iki, bazize iki? Mu by'ukuri aba muri rusange ntabwo nshobora kwibuka ngo buri muntu yari arezwe iki, ariko muri rusange ku byerekeye nk'abasirikare kwari ugucamo ingabo mo kabiri bakazigira ngo hari abo mu majyepfo no mu majyaruguru bagashaka kuzigonganisha. Nicyo cyari rusange ku bantu bari mu gisirikare, ntibikerekeye gucamo ingabo mo kabiri. None se niba mwarakoze izo za nkete mugomba no kuba mwaramenye ko bagiye bishwe, ntabwo mwamenye aho bagiye babajugunya? Umva madamu, rwose nkubwije ukuri, twarangije izo za interrogatoire twazirangije muri 74. Muri 74 buri muntu yasubiye mu kazi kuko ibyo twari dushinzwe twari twakirangije, amadosiye yashyikirijwe procureur. Muri ako kazi buri muntu yakoraga, ntabwo ngewe bongeye kumpamagara muri 85 bambaza ibyo n'abanzi ku rupfu rw'abo banyuru. Nasobanuriye Venuste ko natumijwe muri Sûreté muri Présidence de la République, mbasobanurira ko nta makuru nta information nigeze numva ku rupfu rw'abo bantu. None se uvyumva ute ko niba uvuga ngo Apollinaire ni ibintu ahimba, avuga yuko waba uri umwe mu bagiye batwicira abantu, rimwe ku mugabo wanje n'abandi bakeya biciwe aho Igikongoro, bikavugwa n'abantu barenze 3 4, icyo gihe ubivuga ute ko bahuza kandi batari hamwe? Madamu, nakubwiye ko ngewe ndi mu gutekereza kuzarega bikora Imana, noneho ibyo bintu bigasubirizwa mu rukiko, kubera ko ku Gikongoro kugeza ubu aho bavuga simpazi, ntaho nigeze njya gukorera y'akazi, nta muntu wigeze ambona ku Gikongoro ngiye kwica abantu, sinigeze mba mu gisirikare ku Gikongoro, sinigeze mba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ku Gikongoro. Nongere ngushimire Bwana Burasa kuba wemeye gufata kano kanya kugira ngo tuganire, ariko nzi ko kino gihe ubu Madamu Niyoyita avuga ati Burasa uramuntwaye. Madamu Niyoyita, simugutware, nimba hari ikintu ushaka kumubaza kimubaza. Niba yemera yuko n'igihe cyose umuntu yaje amuhamagara akamubaza nta kibazo rwose, ahubwo nabagize neza kuba yemera iyo exchange y'ibitekerezo. Nje mpamagarwa n'umuntu nyirubwite atari abantu badahuye n'icyo kibazo. Nongere mbashimire mwese, mpereye kuri wowe umubyeyi Madamu Niyoyita wemeye kuza muri uyu mugoroba, ndagushimiye cyane. Nimwe mukwiye gushimirwa kuko mukomeza kudushakashakira, ahubwo ntabwo nari nzi nomero ze, sinari nzi ko mbese ko bamuduhuje, ahubwo nibyo byo gushimirwa. Murakoze cyane, nimuzishaka muzambwire nzibahe kugira ngo abantu bose batazamuhamagarira rimwe bakaba bamuhungabanya bitari ngombwa. Ntabwo dukeneye ibintu byo guhungabanya, dukeneye gusa kubwizanya ukuri yabazi, natwe tukamubwira ikituvuna ku mutima akadusubiza uko abyumva, ahasigaye nta bintu byo gutraumatiza umuntu, ibyo ngibyo ntabwo birimo. Urakoze cyane, nongeye nawe ngushimire Bwana François Burasa wemeye kutubwiza ukuri kwawe. Uko kuri niko dushaka hano ku Ijwi ry'Amerika, ko abantu bagira ubutwari nk'ubwo wagize, bagatinyuka bakavuga ibintu uko byabaye, babivuye imuzi, ntacyo baciye ku ruhande. Ndagushimiye cyane Bwana Venuste, nanjye ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo, kuko cyari kindemereye kuva aho Apollinaire yavugiye biriya bintu.
naho ubundi ariko urumponda sinoga ndacyashaka kumureka. ariko icyo nakwijeje nk'uko hano tubyifuza hano ku Ijwi ry'Amerika ni ukuba abahuza b'ineza. Nzagerageza kuguhuza nawe kugira ngo mubiganire ndetse n'ibyo muganira abumva Ijwi ry'Amerika babyumve, bumve ikiganiro cyawe na Apollinaire, kugira ibyo bizatuma amateka agenda yubaka kandi anyuze mu nzira nziza, ibintu bikavugirwa ku karubanda kugira ngo bimenyekane. Ejo amateka tuzagenderaho azaba ari amateka yuzuye ukuri n'urukundo mu banyarwanda. Ugize neza cyane rwose, ndagushimiye. Urakoze cyane nawe. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nanone mwumvise Apollinaire Bikorimana wari lieutenant muri 73 yabaga mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe, aho yari ashinzwe kwigisha siporo. Yatubwiye ibyo yumvaga kwazi ku yicwa rya Kapiteni Dominique Niyoyita. Tubabwira kenshi ko kugira ngo twandike amateka azira amakemwa dukeneye abatubwira ibyo babonye cyangwa se ibyo bumvise bya hafi, bitari amagambo gusa, kuko mu Kinyarwanda hari abayikundaho. Ukuri twe gutangaza ibyo abantu bihagarariyeho nizo nkingi z'ingenzi ku mateka. Ibyo mutubwira turabishungura, ibyinshi ni ibitegereza ntibisohoke igihe cyose tutarabibonera gihamya. Niyo mpamvu kubyerekeye ibyo Apollinaire Bikorimana yavuze kuri Komanda Burasa nifuje kubahuza kugira ngo bivuganire, mwebwe mwese muteze amatwi Ijwi ry'Amerika mubiyumvira. Bwana Burasa ndagushuhuje. Mukomere cyane. Bwana Bikorimana nawe ndagushuhuje. Ndagushuhuje Mr. Veniste. Ndabashimiye mwembi kuba muje ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Mbere yuko dutangira nagira ngo musuhuzanye, muraziranye, mwabanye mu gisirikare, mubanze muhana ikaze. Komanda Burasa, nishimiye ko twongera kuvugana kuko hashize igihe nk'imyaka 40 nta jwi ryawe ntaranakubona. Komera Imana ishimwe. Komera Bikorimana, nibyo koko hashize imyaka myinshi ubanza duhuye tutamenyana. Twamenyana abantu tuziranye ku 63 twamenyana. Ni byiza iyo myaka yose ishize mutabonana. Ijwi ry'Amerika ryishimiye kuba rishoboye kubahuza muri kano kanya kugira ngo muganire. Impamvu nagutumiye wowe Burasa nuko umaze iminsi uvugwa mu biganiro, ariko cyane cyane mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize Bikorimana yakugarutseho. Ibyo avuga byabereye ku Gikongoro. Bwana Bikorimana, niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo wongere ubisubiremo uyu Burasa akumva, kugira ngo tubiganireho n'abagira icyo gusubiza. Ku cyumweru watubwiraga yuko uzi neza ko Burasa ashobora kuba yagize uruhare mu iyicwa rya Kapiteni Dominique Niyoyita. Ongera ubyibutsa bumva Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Ntaranafungwa ivyo nari narabimenye yuko Kapiteni Niyoyita n'abandi nka ubashumbusha ubigeze gutegeka cye sociali babakoneye mu ntuza mu biro bya Nzabarirwa, mu babakonye byari biyobowe na Mutabazi na Burasa, ariko na Nzabarirwa ahari. Nagira ngo utubwire ibimenyetso ufite bikugaragariza ko Burasa yagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Narahari hano arimo arakumva, ari buguhita gusubiza. Ibimenyetso nabibwiwe n'abahinga na Nzabarirwa avuye mu gisirikare, nawe narabimubakije arabimbwira. Hari Myandagare icyo gihe yari sekreteri wa Nzabarirwa, nawe dahiri numvise mu kiganiro cy'ubushize yaravuze, nawe mwamubaza. Hari n'abandi kamemo bashobora kuboneka bari abasuzofisiye bari muri ntuzi icyo gihe babivuga. Burasa urabivugaho iki? Ndayinifuje kubaza Bikorimana, ibyo bintu by'ubwicanyi ku Gikongoro byabaye mu buhe mwaka?
muri mwaka ahubwo watwibutsa wigiye muri rese nibuka igihe we na Mutabazi mwari muri gukora za interrogatoire z'abapolitisiye b'73 wese wakutavyibuka. None se urashaka kunshinja nk'uwabihagazeho cyangwa se ubifitiye gihamya tuzajyana mu rukiko? Urabizi wabaye na komiseri gihamya se iyo ugeze mu rukiko nuzi ko ari abagabo babihamya baba barabivuze abakiriho nkakubwira nabo ngabo umuntu akazabahamagaza icyo gihe noneho bakavuga bati ibyo bikora Imana yavuze ko nibyo byarabaye. Noneho ndumva tutabitindaho reka nzabijyane mu rukiko ukuri niho kuzamenyekanira. Ariko Burasa nagira ngo nkubaze, iyo umuntu yihanukiriye akavuga yuko yakubonye mu kanya avuze wowe witwa Myandagara, ni Eliya Myandagara, wari umunyamabanga ndetse ashinzwe n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare, we avuga ko yakubonye wowe na Mutabazi David mwinjira mu biro bya Ildefonse Nzabarirwa, mukaba ariho mwabarije Dominique Niyoyita. Icyo kintu yongeye gusubiramo uyu bikora Imana urakibuka, urakizi, wigeze ubaza uwo muntu mu gihe mwakoraga nketi? Venusti, komisiyo d'enquête yabayeho narindimo, yakoze akazi kayo kuva muri 73 kugeza irangiza akazi muri 74. Izo za nkete zose twazikoreye ahantu hamwe, uretse izo nakubwira zabereye mu Ruhengeri ngira ngo ni 2, ariko duherekeje procureur Kavaruganda. N'imwe yabereye muri commune Cyeru muri Zare Rwerere. Nta handi mu Rwanda twigeze tujya gukorera nkete. Kugira ngo abumva ijwi rya Amerika babyumve neza, iya nkete yabereye i Rwerere ni igihe Perezida Kayibanda yabazwaga, hari David Mutabazi, hari kandi na Burasa ndetse na Procureur Kavaruganda. Iya kabiri ni igihe Minisitiri Augustin Munyaneza warushinzwe ububanyi n'amahanga, nawe yabarizwaga muri hoteli Muhabura, abazwa na Kavaruganda na David Mutabazi na François Burasa. Ashobora kuba hari n'undi ntibuka, uwa gatatu yo ntabwo nyibuka neza. Mu Ruhengeri hari indi procureur, hari undi muntu yabajije witwaga Kanani wahoze ari perezida wa Kuru Ndaperi mu Ruhengeri. Urakoze. Aho ngaho nawe yamubarije aho ngaho kuri hoteli Muhabura, bitewe nuko Kanani yashakaga yashinjaga uwahoze amukuriye mu byerekeye ubuyobozi bw'ubucamanza ngira ngo mu Rwanda witwaga aho rukomeye. Yamwitakanaga avuga ko ibyo yanditse ari imwe wabimufashijemo. Avuga ko batize amashuri menshi yatumaga ashobora kwandika ibyo bintu yanditse kuri Habyarimana n'Abakiga, ko ari uwo wamuzaniye icyo gitekerezo kuko niyo wariziranye na Habyarimana kandi akora i Kigali. Aho ngaho rero procureur Kavaruganda yasubiye muri iyo dosiye yose, batumaho naho rukomeye nawe yari ahari, bazana n'abandi bagabo bavuga ko babonye rukomeye aza mu Ruhengeri. Aho ngaho rero habereye izo interrogatoire ebyiri za procureur, nizo nibuka aho ngaho. Izindi zabereye ku Gisenyi. Mu Rwanda nta handi komisiyo d'enquête yigeze ijya gukorera za interrogatoire. Apollinaire Bikorimana, wabyumvise, hari icyo wongeraho ku byo akubwiye? Nabyumvise, ahubwo wabaza kumanura ntabwo se kuko n'ijya muri sinye promotion n'amuzi bari baziranye, ntabwo yigeze se bakorera none niyo yita interrogatoire nta cyabiziho. Mu by'ukuri niyo yita ntabwo tuziranye. Niyo yita yari umusirikari, promotion ye sinye niba ari ya 6 cyangwa ya 5. Ntabwo niyo yita yigeze akora i Kigali kuko ngewe nize muri école de police. Niyo yita ntabwo yigeze aba umupolisi,
niyo yita iryo zina ndizi dans le cadre général des enquêtes y'amaliste, ariko mu by'ukuri twebwe twashinzwe gukora ankete ku bantu bari bafashwe mu ijoro y'iya 4 n'iya 5 Nyakanga. Niba yararimo ubwo twaramwenteroje kuko ntabwo nibuka liste y'abantu twabashije. Yagombye kuba yararimo kubera ko niyo yita yahamagawe iwe mu ijoro ry'uwa 5 Nyakanga, ahamagarwa muri Etat Major, agenda yambaye gisirikare afite na pistole gusa. Kuva muri iryo joro ry'uwa 5 Nyakanga, Capitaine Dominique niyo yita ntiyongeye kugaragara. Ndavuga ibyo umudamu we yavugiye hano ku Ijwi rya Amerika, avuga ko atongeye kumubona. Ubwo rero nawe mwagombye kuba mwaramubajije icyo gihe. Niba yarari kuri liste twari dufite akaba yarafashwe muri iryo joro, ubwo nawe ugomba kuba yarabajijwe ku Gisenyi. Ntabwo nshobora kukubwira ngo nibuka kuva kuri 1 kugeza kuri kangahe. Nanone nakubwiye ko turangiza ankete z'umubare ntibuka neza, hari 18 ukunze kugaruka muri memoire. Hari abantu tutakoreye interrogatoire kubera ko tutari dufite ibyo tubarega, grief mu Gifaransa, kandi abo bantu ntabwo bari munsi y'10 ku mubare wabo. Ikindi ngomba kwibutsa abantu batwumva nuko twebwe ari iyo vague ya arrestation ya mbere twakoreye interrogatoire, ariko nyuma numvise ko habaye izindi za arrestation z'abapoliticiens. Ntabwo nzi abantu bakoze za interrogatoire zabo kuko twebwe turangije abo bacu ntabwo twongeye gusubira muri ibyo bintu. Buri muntu yasubiye mu kazi ke. Apollinaire Bikorimana, tuvugana mu cyumweru gishize wavuze ko wigeze guhura na Kapiteni Burasa ahagararanye na Colonel Serubuga, mugombe ko mwarahuriye aho abasirikare muhurira muri messe cyangwa handi hantu. Niba nibuka neza mwahuriye muri messe i Kigali. Ibyo bintu urabyibuka? Wabyibutsa Burasa kugira ngo twumve ko mwibukiranya? Nabe mwibutsa. Hanyuma mbere yuko tujya kuri icyo kibazo, kuko komanda Burasa tukaba turi kuvugana n'ibindi navuze mu buhamya natanze, kuko mbandwa habona kuba gihari. Navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga, hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga wamya Major Gatarayiha waracyariho n'uwabandi aracyariho na Nyampame. Yego Nyampame ntabwo yamushinja kuko Nyampame nayo yaramukubitaga, zaba nitawe yarapfuye. Ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire, icyo ngicyo kuko abazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za réseaux sociaux icyo ngicyo kirimo, yuko yakubise Kayibanda yamubazaga amukubita. None ni koko François Burasa muri ayo ma interrogatoire mwakoreye irwerere warubahutse ukubita Perezida Kayibanda? Icyo kibazo giteye ubwoba. Ubanza Bikorimana hari ibintu yarose, cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka, kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda. Jewe n'abagenzi banjye twari muri biro iyo kwandika yo gukora reportage, ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga. Ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo Bikorimana ashaka kuvuga kuri nje cyangwa ku wundi wari we wese mu bo twakoranye. Bikorimana ntabwo nzi ibyamufasha. Nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara, n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza. Naho ngewe ntabwo nshobora gukora commentaire ku bintu bya Semuhanuka by'umuntu utavuga ati nabihagazeho, by'umuntu utavuga ati nari ndaho hafi, cyangwa se ngo avuge ko yabyumvise muri icyo gihe ahubwo akaba byadukanye nyuma y'imyaka 40. Ibyo bintu rero ndumva ntabwo naho mpera
mbisubiramo kuko njyewe nari umupolisi nakoze akazi k'ubupolisi imyaka runaka. Ibi bikora Imana avuga ndumva bitarabagaho mu gihe cyacu. Reka tuzaye mu rukiko niho tuzabirangiriza, azazana abo bantu b'abatemwe be umva ko bafite. Noneho icyo gihe burya nta gacaca itagira ubucamanza ishobora kunagura imitima y'abantu. Ndumva ari igitangaza. Ibyo ndumva ntaziranye nawe uburyo nagira komanteri ngo nziranye na bikora Imana ahangaha, twahuriye ahangaha, twakoranye ahangaha, twiganye ahangaha. Ntaho nzi njyewe nigeze mpurira na bikora Imana, haba mu kazi cyangwa se haba hanze y'akazi. None bikora Imana ko Burasa avuga ko atakuzi, akavuga ko mutakoranye, nawe ukatubwira ko umuzi, ukamubwira ko uzi ibyo yakoze, ibyo bintu birumvikana warabibwiwe, ariko se umuntu utakuzi turabifata gute? turazibandwa tuzerekeza he? ariko se urumva Vinisi ukuri kumvise komanda Burasa ari kuvuga ko wakirekeza he? Umuntu muri promosiyo ya 8 nkaza ndi muri promosiyo ya 9. Icyo gihe nyuma ya kude imyaka ingahe yabaye ko navuye mu gisirikare muri 80 muri mese kumva tazada. Icyo ngicyo se avuze ikintu cyiza ndamushimira kuko avuze ati bizabe mu nkiko. Ahubwo icyo namubwira mu nkiko ahubwo zariga mu Rwanda cyane nkaho habereye ibyo ngibyo. Mfite na pasiporo y'u Rwanda rwose, nta kibazo igihe bazampamagarira rwose mu rukiko nzahita ngenda. Bizaba ikibazo usito ko nabona tike ako kanya nzahita nitaba. Nabo batemwe bose nahumure bazaboneka nk'abo ku Gikongoro babe bahari. Niba nibuka neza ababuza ababo bavuga ko izo nkiko atari kamara, icyo bifuza nuko abazi irengero ry'ababyeyi babo bababwiza ukuri. Wowe François Burasa wigeze wumva kanunu k'irengero ryabo? Urakoze bwana Venuste. Ejo nimugoroba tuganira nakubwiye ko mu 1985 ngiye muri Duwane Igikondo mvuye muri Rwandex, nafashwe n'abantu ngo bari bavuye muri presidence bakoraga muri Surete. Abo bantu baranjyanye muri Surete, nakubwiye ko bampaye ikaramu n'urupapuro n'ibibazo 5. Ibyo bibazo 5 ibyo nibukaga 3 ntabwo nashoboye kubisubiza kugeza igihe uwabinyandikiraga anzaniye procureur Kayibanda. Niho nibuka ko ibyo bintu ntashobora kubimenya. Ushobora kwibutsa abumva Ijwi ry'Amerika ibyo bibazo 3 twihuta? Kubera ibibazo 3, icya mbere cyari kugira ngo nsobanure uko kudeta ya 73 yagenze. Icya kabiri cyari kumbaza muri misiyo twahawe na Kanyarengwe, wari uwa kabiri kuri General Major Habyarimana, wari ukuriye Comité pour la Paix Unité Nationale. Ni misiyo yindi yaduhaye, yaba yaraduhaye itari iyo gukora ankete. Namusobanuriye ko nta yindi misiyo yaduhaye. Ikindi cya gatatu cyari cyo kumbaza ibyo nzi ukuntu Lizinde yaba yarishe abanyururu. Mbaza procureur Kayibanda niba koko abo banyururu barapfuye. Ambwira ko bapfuye. Nicyo gihe namenye ko abanyururu bapfuye. Nagusobanuriye ko mu Rwanda icyo gihe nta binyamakuru byigenga twari dufite uretse kinyamateka. Nuko nguko rero muri 85 nabimenye mbibwiwe na procureur. Muri icyo gihe nari nafashwe. Ikiganiro kigeze ku ndunduro, nagira ngo musezeraneho. Komanda Burasa, ni wowe mukuru, ndifuza ko ari wowe utangira. Bwana Venuste, ndagushimiye cyane. Wowe n'Ijwi ry'Amerika mukorana, kubera ko ibi biranshimishije cyane kugira ngo niyumvire undega aho ahagaze kuri ibyo birego ko. Ariko nanone habambwira rubanda rw'Abanyarwanda cyane cyane ababuze abantu babo. Ejo nabisubiriyemo Madamu Niyoyita, imbere y'Imana n'abantu,
ari umugizi wa nabi. Nta munyarwanda nigeze mpohotera, nta munyururu nigeze nsanga ku Gikongoro cyangwa amenya ko yafungiwe ku Gikongoro. Kugira ngo umenye ko hari abanyururu ku Gikongoro bimenyeye ku ijwi rya Amerika. Bikorimana, nawe ngushimiye ko watwaye ubutwari bwo gusubira mu birego byawe cyangwa se mu byo nshinja. Nkaba nkwizeza ko tuzahurira mu rukiko, ibyo bintu akaba ariho tubirangiriza, n'ababuze ababo nshinja bakazamenya ukuri gushingiye kuri kwawe n'ukwanjye. Ubwo ngubwo nkaba ngushimiye, ugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane François Burasa. Apollinaire Bikorimana, ijambo ryo gusezera ni ryawe, nawe ufite iminota 2 n'igice nk'iya François Burasa. Gushimira ijwi rya Amerika, Minisitiri murakoze cyane. Hanyuma Burasa rwose ndamushimiye n'Imana kuba kiriho, kuko Imana kuba yaraturinze abantu, urabizi biriya byabaye muri kiriya gihugu, abantu benshi barapfuye. Noneho kuba tugihari dufatanye mu isengesho tujya tuvuga twembi dushimira Imana. Hanyuma nkanamushimira rwose ahubwo kuko navuga ko arazi ubwenge, kuko ari no kubona ko kuko effective mu biriya bintu mu rukiko nibwo byazajya ahabona ibintu bikarangira neza amazimwe akavaho. Ivyo rwose ndabimushimiye, nkabyiteguye. Icyo mwibutsa none ntabwo ndi kuvugira bariya, natatse gutanga ubuhamya, hanyuma ibyo avuga ngo ndi gutera inzangano ari gusetsa cyane, ahubwo ndi gushaka yuko izo nzangano ahubwo zifaho. Niyo fiti yanjye, nicyo nshaka kugeraho, kugira ngo n'abariya abantu babiciwe bagire gute, nacyo mbasaba kugira ngo bababarire babone uko biyunga n'Imana. Ntabwo rero mbavugira. Hanyuma rero nkaba mushimiye rwose cyane mo Komanda Burasa, komeze dushimire Imana kuba yaraturinze. Urakoze cyane. Murakoze mwese, nongere mbashimire Apollinaire Bikorimana, nawe François Burasa, kuba mwemeye gufata kano kanya mukaganira n'ijwi rya Amerika, muganira na miliyoni nyinshi z'abatwumva buri munsi kandi bamaze igihe bakurikira buri cyumweru na buri wa mbere kino kiganiro cyerekeranye n'amateka ya kudeta n'inkurikizi za kudeta yo mu mwaka w'1973. Namwe murakoze. Umunsi mwiza. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzabasaba guterera amaso inyuma gato, bitari ukubasubiza mu byashaje, ahubwo ari ukugira ngo tumenye ibyahise n'icyo byadusigiye, nibyo bizatuma tudakomeza kuba mu mpitagihe, ahubwo tugafungura amaso twiyubaka. Ubutaha rero muzumva uko Komanda François Burasa yakoze anketi, abanyapolitiki bari bafunze yabajije, aho yababarije ibyo babajije. Muzumva ukuntu Perezida Kayibanda atigeze yemera ko General Major Juvenal Habyarimana yamukuye ku butegetsi. Tumaze kugera aho ngaho, Kayibanda yarazi Kavaruganda, yarazi Nyamwasa, ndetse Aparama n'uwo Mutabazi yarazi Aparama, uwatarazi ni njyewe, kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi. Noneho mubwira ko nitwa ex-sukomiseri naka. Rero procureur amubwira ikimuzanye. Perezida Kayibanda aramubaza ati ese Kavaruganda, ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta. Ati ni General Major Habyarimana. Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho bityo kibazo, kuko byagaragara ko atabaye convaincre. Noneho wabonaga ko baziranye. Procureur aza kumubaza ati ese, akimubajije mu nshuro ya gatatu amubaza ati ese Bwana Perezida, kuki wumva utari ngomba kukubeshya, kuki utari mu kubyemera? Perezida Kayibanda avuga mu Gifaransa, je m'attendais au pire. Iyo phrase nabifashe. Perezida Kayibanda mbere yo gutangira kubazwa yaba yarasabye uwari umugenzacyaha Joseph Kavaruganda ko amuha uruhushya rwo koherereza ubutumwa uwari wamusimbuye Perezida Juvenal Habyarimana. Nanone uwajyanye ubwo butumwa ni Komanda François Burasa. Muzumva kandi ibikubiye mu ibaruwa y'impapuro 4 yabonetse mu mutamenwa kwa Perezida Gerigori Kayibanda.
ni hano dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Nshimiye byimazeyo abatumire bacu, Madame Asterine Yoyita, Capitaine Apollinaire Bikorimana na Commandant François Bourassa, hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye Washington DC. Mbashimire namwe mwese aho muri hose mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, tubaye tubararitse naho ku cyumweru gitaha.